yose yabonaga yaje mabi bavuga ko iyo umuntu asinze atya kuri moto ikamunanira abase buriya ariyabira ndayanyuramo hagati kandi yegeranye uvuze yango iki cyangwa akaza kw'iki kibuga simukubitireho igiti ntago wangu ariko hari umuntu usinda akanacamo ariko baraho urya munsi narakwibye nk'ubu iki bagiforomasi izintu cyakuze mwana uzi ikintu nabishakira nagiraga ngo nijya mu kizamo uzajye wasinze wagiye nakanyweye gatoma nca mu makoni ukumva ko inzoga zizaca mu ikoni arizo zizankoresha zigatuma nanabona perima ariko nane turi feke kajye ntukazutse uzangurwa rwagugende noneho rero akururwa ntari kibe n'icyuma ariko noneho ninjya gukora demarage ntago nta handi nzayigira kano ko gateraga kari haruguru yo kwakayigira ara nimbasha kuhahagurutsa nzamenye ko mutamenya ntago yakunanije kuyahagurutsa munyuze mu ikona turebe uri umunyeshuri arimo aragonga abantu nubwira ko ryohanye ko nshaka mbishatse nahera ku wa mbere nk'inzoga nkarinda ndangiza ubundi wa mbere nkinywa inzoga jewe mbishatse nahera ku wa mbere nk'inzoga ubuyobe rw'amafaranga nyakura nkwe ubwo uba wayibye bari abanyonzi babeshya niba amafaranga njye ndayakorera nkanywa inzoga ubundi zana umunsi wira ntayinywe ibyo bikoze cyumweru cya mbere cya kabiri bahita bakujyana kurya ibigori wavuga aho yakuye bahita bakwibazaho baga batewe umuntu n'umujura ni ukuvuga ngo rero ubwo ngubwo banjyanye kurya ibigori nanjye nabereka aho nyakura kuko harahari mu Rwanda nta muntu umwe yicaye ngo bivemo bakuzonga harahari ese banzonga kunanywa i Kigali hananiye kuhuba none se amafaranga mbona nyagire uzajya yanywera kwe ahubwo nimbona moto urumva nimara kubona moto ubwo kubaka i Kigali ni icupa ni ukuvuga ngo nimara kubona moto nkabona akamoto nakazanye nakagejeje mu rugo na perime ya perime yo ndayibara nkaho no kwatsa kuri moto hari yahagurutse turebe hano ubu kubonye ukuntu wazamutse mu kanya bimeze gari kuyibara ubwo uzi amafaranga bisaba bazakagira amafaranga amaze kunyishyura nabwo ntago ayazi ntago byakunda ayo nywera nyine nzayagabanya kugira ngo ngiwe hano ruguru yo mu rugo nahahagurutsa ariko ibintu byose kari ukwiyaminiya ubu ngubu ushatse kuvuga yuko ntabikora mu mutwe urumva byoroshye n'uwabikubwira gutyo wakumva ari ibintu byoroshye ariko wabigenda byango bikore ngiye ntabwo bizigera bimbera wowe urabyoroshye nshobora kukubwira nkava hano ngiye kuyizana urumva ni wowe witege yuko ndi buyizane ukabona ndayizanye ntibibaho polisi kopa perime ariko bakayigire nabyo ati kayigire washinga kwigisha demarage fresh kayigira akagero bakahari akangwa ngenze demarage avuga nyigira ngenze demarage aragenda isi mukoze ibitaka ubu ntabwo uri wagarutse sikurusi none urumva byoroshye kayigi mufate mite nkushakira Jesi ukora akazi ikibazo utwaye nubona Jesi uzaba umusinzi nyibona ahita ndishyira ku isoko ese ndakubeshya abana bajya bamaze bakama amagare bakiga arimo iyo ahiye ahita agwa koma
uzi ko ishya n'igare baritanze. Niyo mugabo yararimaye yashyaye kuba arangiye ari kujya mbere isa nabi. kandi yari nakuzeresa wayatwaye. Pasi waje kwangurira gaburusheti ko bimeze nabi. Ariko nyuma yo kuri umukire tuziranye. Burusheti yaturuwase. Nzari bikeri babaye. Hano yege. Ana burusheti yaturuwase ba. Inyama y'ihene yawe. Mese hariya ziriya. Nizo nimbwa. Babafunga aho. Nta nyama yaturuwase baho muri isi. Umurindi nyama ni 700 burusheti. Kagibguze ugize mwako ukamara imyaka 2 utarabona perime. Waba wasase. Ukinyonga. Nabira biboro wirugamo wambwiye. Biriya subire nzabereka. Yarari kujya gushakisha. Ahubwo rero mutera mbwa kwaza hagutemwa. Ura umuntu agatesha ndabizi. Waramuremye ndiso mufaniki. Uracyamuje cy'ubwa mbere. None yambwiye Kayigire. Aya ngo ni icyuma niki. Lawrence na Nobelis. Kandi warasa. Umajije gusara. Ukabivanga. Kayigire yarayeyo. Ndagikora muri saa 11 nanze hano. Ntihava mubye ngo utahe kare. Kandi wumva yagiye mu kigunda. Mu kigunda s'umwana asinziriye. Kare. Ese umwabiki ubungo.